kubaka amakipe zirimo gukoreshwa mu gusenya itangazamakuru ngo hari n'icece ku mupira uzaba bakitse ukomeye uko si ukubaka umupira uko no gusenya umupira hari cyo Karenzi yakunganira gari abantu basha kubikora bazaheraho nakubwiraga ngo umuntu amaze umwaka atuka radio kuva mu gitondo nta gitutsi kibaho atarayituka ataratuka abanyamakuru bayo nta na kimwe kirabaho ataravuga sibyo ariko twashimaga Imana ejo bundi ko cyane mu mateka niyo radio privé bayo mbere y'umwaka umwe kabifite amasezerano y'ibigo bikomeye bya leta siko bimeze ibigo bikomeye ibyo bitwaye iki mwaretse umuntu agakomeza agatukana gutukana ndabizi neza ko hari abamubuza umunsi umwe babishatse ni gute so wabuze utuma ubu nagutuma kuri butike ngeta kujya kuri butike babishatse uyu munsi yarekeraho gutuka iyi radio kuko ntacyo azayikora siko bimeze ariko nta n'ikibazo no gukomeza niba no bayataka direct uramurenganya kuko abamukoresha ni nabo niba mwarumvise interview y'umuyobozi ejo bundi yego ibibazo ntago mwumvagaho byerekeza se mwumvaga ko ari uguteranya nkuko n'ubundi birirwa baduteranyaho ariko babarusha ubwenge hari ibyo bashobora gukora ngo babashimishe ariko babarusha ubwenge ibyo ndabizi nta kizahinduka rero ntibizatubuza gukora kandi neza ntibizatubuza kunenga ibigomba kunengwa no gushima ibigomba gushima siko bimeze sinumva rero igica ikibacira ishati umureke tuvuge umupira no gukodesha abanyarumaniya ngo wiki rore umuntu uri utari reka nkubwire umukuru w'igihugu cyacu ntago twese tumukunda cyane ibyo akorera abanyarwanda hari utabizi none se abatari mu Rwanda batinya kwicara kuri za YouTube bakamutuka imyaka n'imyaka bigarasha none se bihagarika iterambere ry'igihugu hari icyo bihindura bigarasha hari icyo bihindura reka nose niyo umuntu atari hano nyine twavuye 9 na 4 twerekeza yari isomo rimwe nize mu mwaka ushize Kongo yananiwe kudefanda igihugu no kubaka igihugu ikodesha abanyarumaniya aba mercenaires b'abanyarumaniya ngo bagiye kurinda igihugu cya Kongo ariko twabonye mu Ventura wa paredinga ibereka itangazamakuru kwikiri abanyarumaniya cyane imbaraga zo kubaka zo kwiyubaka uzifitemo zikoresha nta kintu na kimwe cyo gukodesha abantu bameze bamugari nk'abanyarumaniya kizatuma wiyubaka muri uyu mupira umuntu wese uzi umupira arabizi aho ikibazo kiri aho ikibazo kiri nacyo kirabizi ko ari ikibazo hashyizwemo imbaraga zikwiye umupira waryoha ekipe yatsinda bidasabye ko induriba ubu dukinye interview ya Kamarade umutoza wa Bugesera nubwo turamanza muri reyo nakuyemo utuntu dutatu nyawubwe ntiyemera Bugesera yatsinzwe igitego giturutse kuri koroneri itariyo Bugesera yiciwe ritme n'amatara bibiri kuri kimwe biturutse muri ziriya condition ntabwo biguha confidence cyo gutangaza ko ufite equipe ikomeye imbere ya Bugesera sibyo yego equipe ni kubaka equipe ni process SKFM kubuzi ko mu gitondo ikintu gihangayikisha abantu ngo nuko bazi ko ngo bagiye kuvuga ko twatsinze tutabikwiye none se uragira ngo ndicara hano ndeke kuvuga ko igitego cyaturutse kuri koroneri itariyo uragira ngo ndeke kubivuga se ntabwo bishoboka nine bivuga n'abandi bazabivuga ndazindukira hano mu gitondo nyine nkwibutsa ko equipe yatsinze igitego giturutse kuri koroneri itariyo kubera ko dufite amasho turaza kuyabereka nese urancinje icyo urambaza iki Lorenzo turaje tubijyemo ariko abo bantu ngewe hari abantu Karenzi ko yarabikomeje yabijyanye mu murongo mwiza aravuga ati ejo bundi abakurikiye interview y'umuyobozi ya twigire mu makuru ibyo nta mu byihorere ni ikibazo cy'igihe nta n'ikizabihindura rwose bizakemuka ukiri kuri iyi si Yesu ntibamwemeye nta cyaha yakoze ndabareba mu maso nkabona ntabwo bamufite ariko nta n'icyizere mufite genda bufite nicyo kintu wowe ufite ubwoba nzindukira ku kazi ntisanzuye kandi nje kuvuga amakuru y'imikino